Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizame kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo y3:ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha iminota 20 cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ahasigaye nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese kino cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, kajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye aho hantu ugeze ufite uburenganzira bwo kwatambuka mbere. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. So ko YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe iyo video nagukoreye urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese no uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, abanyamaguru bambukira. Mu gihe kuri direct tugira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Urumva ko ni ibyapa bibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano rero harimo umunyamaguru, duhise duhitamo ko hatanyurwa n'abanyamaguru. Murabona ko iyo uzi ubwoko icyapa kibarizwamo bigufasha gutahura igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe yandika mu papuro. Mbibutsa ko ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa? Ese muri ibi 4 baduhaye ni ikihe uba wakwirinda? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha, mu gihe kuri direct tugira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Kubera iki? Kubera ko kunyuranaho mu ikona birabujijwe. Hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje, ukaba wagongana nacyo bikaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Waba ugeze mu kona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukirinda kunyuranaho mu kona. None ikindi, iyo bavuze ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kuwugendamo nta kindi kinyabiziga mwigera muhura. Niho bita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko rero waramuzamo hano A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Iyo usanzemo umuhondo ushaka gukora iki? Ese ushobora kwitwara ute? Hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wariho. C. Kwitegura guhagarara mu gihe kuri D ari kutubwira ngo gufata feri cyane. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haze cy'ukuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara. Kubera ko ubundi amatara ni atatu. Iyo hatse umutuku urahagarara. Impamvu uzitegura guhagarara biva mu muhondo uhita ujya mu mutuku. Rero uba ugomba kwitegura guhagarara. Ubundi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo kugira ngo ibinyabiziga byamaze kwinjiramo bigende, kugira ngo niharamuka hatse irindi bara ku rundi ruhande. Murabizi biriya bimenyetso bimurika hari ibyo uri kureba, ariko n'abandi bahuriye nawe aho ngaho muri iryo sangano hari ibyo baba bari kureba, kugira ngo haka umutuku wamaze guhagarara wemerere ibindi binyabiziga kugenda. Kubera ko bamwe babona umutuku, abandi wenda bari kubona umuhondo, abandi bakabona umuhondo, abandi wenda bari kugenda harimo icyatsi. Rero haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo kugira ngo ibinyabiziga byamaze kwinjiramo bigende, kugira ngo nibemerere ibindi binyabiziga mube mutateza ibyago. Hakaka umutuku mugahagarara. Rero hano witegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Inzira giteye mu ntangira idakomeza. Ese kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara asate? Hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari izo cy'ukuri, B ikaba atari izo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari izo cyanyacyo. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona izo cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C. Umweru n'umutuku. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango kimeze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Bari batubajije amabara ni umweru n'umutuku. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi nite, ibisubizo byose ni ukuri. Nta modoka yagenda idafite umukandara wagenewe umuyobozi, uriya muntu uri gutwara ikinyabiziga. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Imodoka nyinshi ziba zifite iriya mikandara. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ziriya modoka z'amavatiri zino zitwara abantu batarengeje 6, hari igihe ziba zifite imikandara ku ntebe z'inyuma. Ndakeka ko mwagiye muzigenderamo, niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ni ukuri. Ari igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Wari wahisemo kimwe kuri A cyangwa kuri B cyangwa kuri C, wabikoze ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyo cyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Ese kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite? A, umukara, B, umweru, C, ubururu, D, umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Icyo cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Rero kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura. Ubuso nibwo bari batubajije, ubuso buba busa umweru. Icyo cyapa nta kirango kiba gifite. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku rupapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A, amapikipiki, B, velomoteri, C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Murabizi hari nk'ikinyabiziga kivuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva, cyane cyane mwabira binyabiziga ndakumirwa. Rero velomoteri yo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagira ku kirahuri tungahe? Kwa kundi imvura igwa ukabona utuntu turi guhanagura ikirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe rero? A, 2, B, 3, C, 1, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Ndizera ko rero waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku rupapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa na velomoteri gusa. B, nta modoka. C, hanyurwa n'imodoka gusa. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi niti ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935
16 tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guza twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha, twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire witoze gukoresha igihe neza, cyangwa se ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Abashobora kuzimwa mu bihe bihe: iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ukaba wareba muri metero 200 imbere yawe. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Aho ni kuri B. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi iyo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, haba ari ku manywa, haba habona, rero ntabwo ari ngombwa ko wacana ayo matara maremare. Cyangwa se iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mujya mubibona kwa kundi ugiye nko kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukajya urakoresha amatara maremare uri kuyatsa ugenda uzimya vuba vuba. Rero niyo mpamvu duhitamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Dore wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Uwo muyobozi aba agomba kwitwara ute? Uwo muyobozi aba ashobora gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa gukurura ikinyabiziga cye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga kimwe. Jya mubibona cyane cyane kwa kundi ushobora kujya nko guhahira muri supermarket ugashyira ibintu kwa kariya kantu bashyiraho ibicuruzwa, wenda bikaba byatuma utareba imbere yawe neza, uba ushobora kujya imbere ukakurura akanyabiziga. Iyo bavuze ikinyabiziga ntabwo bari kuvuga bino bigenda mu muhanda gusa, utunyabiziga twose, utuntu twose ushobora gusunika batubarira mu binyabiziga. Rero ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo. Ni icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira, bw'amabara asa ate: A, ubururu; B, umweru; C, umutuku; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda, cyakoze impanuka, cyaguyemo kirawufunga, biba ngombwa ko abantu mwacaga bayahindura bayobya umuhanda. Cyangwa se ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero baba bagomba gushyiraho ibyapa bigaragaza ahantu mugomba guca. Ese ibyo byapa biba bifite ubuso bw'amaraso ati? Biba bifite ubuso bw'ibara risa n'ubururu, kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka
cyangwa se icyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation mu gifaransa deviation. Nuvuga ngo icyo cyapa kiba gifite, iyo gitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bari kukubwira ngo aha harafunze ariko icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, aha harafunze icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa. Murabizi ibyo byapa bitegeka biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero bari kuvuga ku buso, niyo mpamvu duhisemo ubururu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Nibihe byapa bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ku mihanda rero bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Ibi byapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye n'ibindi. Kubera iki? Kubera ko ibyapa bibuza ubibona utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa ibyo kiri kugutegeka ukimara kugihitaho. Bitandukanye na biriya byapa byo gutambuka mbere cyangwa ibiburira. Ibiburiraho ubona nk'icyapa kiri kubwira ngo ikoni iburyo, ukakibona ukagihitaho, ntuhite ugera kuri iryo koni riri iburyo, ugakomeza urugendo hagati ya metero 150 na metero 200 ukabona kugera kuri iryo koni riri iburyo. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka, iyo uri kukibona imbere yawe ntiwakurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka, ariko ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Niyo mpamvu wavuze ko ibyapa bibuza n'ibitegeka ku mihanda yawe bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikanira ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Hari video ubuze kuri YouTube y'amasomo nagiye mbashyiriraho, amasomo ku bipimo, amasomo ku matara, amasomo ku byapa, amasomo ku mashusho abazwa. Nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nyaguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ikimezo y'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande 3 gitukura mu muhanda. Biriya byapa dukunda kuyibona. Ese ushobora kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, hagarara utegereze amabwiriza. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C, kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 imbere yo gukomeza. Hano urabona ko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Bino byapa dukunda kubibona babishyize mu mihanda biburira bya mpande 3. Akenshi impamvu babishyiraho, hari ushobora kuba utwaye nk'imodoka ikagupfiraho, ntiwaterura ikamyo mu muhanda. Aho iyo ufite kiriya cyapa kibura cya mpande 3 ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Rero iyo umuyobozi ari kuza agahita abona icyo cyapa kibura cya mpande 3, uwo muyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikanira ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Hari igihe bajya banakibaza akakubwira ngo icyapa kibura cya mpande 3 gishyirwa mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Umenye ko ari metero 25 uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ikibazo y'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uhuye n'amatungo wenda bayajyanye mu isoko. Umuyobozi w'ikinyabiziga ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? A, kuvuza ihoni kugira ngo zihunge.
B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika mu papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ntutanguranwe nazo, ugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka, zamara gutambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo zitaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu tuba tugomba kwitonda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa ko ari njye wayiguriye ntigomba kuyikoresha ryari? Ahari ibimenyetso bimurika, ubwo bari kuvuga feruje. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje hari ahaba ari gukoreshwa n'amatara atatu, umutuku, umuhondo n'icyatsi, ntukoreshe telefoni. Waba ukiharenga ugahita wigira kuri WhatsApp. Niyo mpamvu A itabaye igiso cyanyacyo. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ntutware ikinyabiziga ntugende uri gukoresha telefoni. Ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugende uri gukoresha telefoni. Oya, A niyo na B oya. Twabonye ko A atariyo na B atariyo, twahita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo kuko ntabwo wemerewe gukoresha telefoni. Ahari ibimenyetso bimurika oya, ahariho hose, haba ku bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha oya. Mu gihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'indi mivuduko yose waba utwayeho nemerewe gukoresha telefoni. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyapa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Kuba wadepasa bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe ryari? A igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye cyangwa w'umweru. B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo hari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Mu gihe hagati uriya murongo ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuze ko umuyobozi abujijwe kuwurenga. Kubera iki? Kubera ko ugomba kugendera iburyo, ibumoso hajya ibinyabiziga biza bigusanga. Ariko kunyuranaho biba bibujijwe mu gihe hashushanyijemo umurongo w'umweru udacagaguye. Nuvuga ngo iriya mirongo yombi ubujijwe kuyirenga, ariko iyo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa. Ubujijwe kuwurenga ariko ushobora kuwurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa igihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa mu gihe ugiye guhindura icyerekezo. Noneho iyo uriya murongo w'umweru udacagaguye nta na rimwe uba wemerewe kuwurenga. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikeneye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyabwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kuri n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukudepasa. Hari itara ukoresha riba rigomba kuba risa icyatsi, ariko se riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga.
se inyuma hegereye inguni y'iburyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ririya tara ry'icyatsi rigomba gushyirwaho ku kinyabiziga? Riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi hano ikintu bahinduyeho kuri iriya B, hari abavuga iburyo bakagombye gushyiraho ibumoso, kandi icyo kibazo ndabizi neza barongera bakakibaza bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubwo niyo bavuga inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga uzahitamo B. Impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashyizeho ngo ni inyuma hafi y'impera y'iburyo, kandi yakagombye kuba inyuma hafi y'impera y'ibumoso. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D. Ndizera ko nujya mu kizamini ugasanga babihinduye noneho bashyizemo ibyanyabyo, urahita ubikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kugira ngo ubyumve hakiri kare, ubiboneho hakiri kare, niramuka bije mu kizamini ntibikugore. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Kubera ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbe ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, se ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri direct ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ariko kwa bino binyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, byo bigomba kugira kino cyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigome gukora neza. Rero ndizera ko hano waramuzamo B. Ndizera ko waramuzikanika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ibintu bya kilometero mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ndabakunda cyane, Imana yamugisha mukire ibihe byiza. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera kugenda icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga, ukeneye kode, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789951626. Ibi byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga, cyangwa ugiye kuri Google wandikeho ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Murabizi abantu benshi batsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.